sindi wisoma ngiye gusoma imirongo igera muri 2 yonyine yo mu gice cya 7 mu gitabo cya 2 cy'abantu. Ibindi ndaza kubivuga gutyo. Haleluya. Amen. Elisa hanura yuko bagiye gukira. Ngiye guhanura nanjye ko mugiye gukira. Amen. Haleluya. Amen. Ejo bundi nagiye ku munzani nsanga mfite ibiro 80. 19 bishyira 80. Nibuka ko mu 2018 nari mfite ibiro biri munsi gatebe bya marite. Munsi bya marite. Kubera ko icyo gihe Imana yaranshatse kugira ngo izankoreshe umurimo. Noneho inkoresha ibintu binkomereye pe, ikajya integeka amasengesho akomeye y'imisi myinshi, umubiri washira kabisa. Hanyuma umaze gushiraho neza iranga mu mwana wanjye, narakubonye noneho ngiye kuguteraho kabiri abantu bajya babona kuri umuntu. Amen. Birimo biraza biracyaza, uretse ko ngewe ngura Imana nyibwira ngo ya sinshaka kurenga aha. Aho nzajya nzamuka umusozi nkahagira oya. Ahangaha harambaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aya magambo rero ngo ni Elisa hanura yuko bagiye kugira gute gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo nacyobwe cya 7 mu gitabo cya 2 cy'abami. Igitabo cya 2 cy'abami igice cya 7 umurongo wa mbere. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo mw'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza umuntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo ntibyabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ntuzabiryaho. Yesu ashimwe. Amen. Sindi bubigishe nk'umuteolojiye, ndaje mbigishe nk'umunyamwuka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nigeze gusaba Imana ndavuga ngo Imana ndashaka kwiga theology rwose mbabarira mbyige. Imana iranyangira, irangije impereza ibitabo byo gusoma ndasoma. Maze kugera muri uyu murimo nize social sciences mu Butare, ngeze muri uyu murimo namwe noneho reka nkunyuze mu ishuri gato twatumansabaga nubwo nakwigishije ubona agapapuro. Ndaza nizana birya ikabuka. Umwaka ushize uyu mwaka mu kwa 5 nibwo nari ndangije postgraduate muri theology. Hanyuma ibyo nigaga rero nabyiga nkasanga ntaho bitaniye neza n'ibyo Imana yajyaga inyigisha. Haleluya. Amen. Noneho twigaruke kwa Elisa. Iki gihe umwami w'Isiriya yagose Isirayeli, aravuga ati aba baturage ndabashoboye kubanesha. Aba baturage ntibazananira, ariko reka mbanze mbahe igihano. Yesu ashimwe. Amen. Mumbere tugendane. Hari ukuntu mubona mwagiye. Nimuze rero nanjye mbabone ko mwaje. Aravuga ati reka mbagote, inzara nibica bazayamanika. Sabe imbabazi. Umunsi umwe umwami w'i Samariya harimo agenda mu murwa. Umugore aramutakira ati wantabaye wo kabyara, wantabaye ku mwana wanjye ejo twamuriye. Umugenzi wanjye tukavugana kuwe tumurye uyu munsi akaba yanze kumuzana ngo tumurye. Naho byari bigeze inzara yari yabaye ikomeye. Baryaga n'amahurunguru ni mu bisoma mu gice cya 6 murabibona. Nayo kandahenze. Ati umwana wanjye twaraye tumutetse turamurya. None yanze kuzana ngo tumurye. Umwami agira agahinda, yambara ibigunira, ajya gusenga, ariko ngo abantu banyuza amaso mu myenge y'imyenda y'umwami ngo babona ko yambaye ibigunira, ngo baravuga ngo Elisa wa muhanuzi w'Uwiteka ngabo yicano. Kandi koko umwami amutumaho intumwa zije. Elisa amenya ko Uwiteka agiye kugira icyo akora, ntabwo mu mukingira
ariko umwami nawe ariyizira birakomera. Arangije arabahanurira. Mwabonye ko igisonga cy'umwami nacyo cyari gihari. Arabahanurira arababwira ngo ibyacu byariwe na ba bandi tugiye kubibona, tugiye kongera kurya duhage. Imana ikoresha ibitariho kugira ngo yerekane ko ari Imana. Imana ikoresha ibyo bataye kugira ngo Imana bwayo bugaragare. Muri Yerusalemu ni Dawidi wari warabikoze. Mu murwa w'umwami ntabwo hagomba kubamo ababembe, babataga hanze y'umurwa kandi bakabambika inzogera kugira ngo aho umubembe aturutse kure mwumve ko umubembe aje muhunge kugira ngo namwe mutabemba. Hanyuma uko wa murwa wari ufunze w'i Samariya barawugose, ingabo zarawugose, ababembe babona inzara irabishe, batari n'ubundi ko twapfuye, hari urupfu rurenze urunguru, turigire mu ngabo z'i Siriya batwice cyangwa baduhe ibyo kurya. Ababembe uko cyari gihirira cyinshi batera intambwe, ingabo z'i Siriya ngo zikumva amagare n'amafarashi niraje, bamarana n'inkota, barirukanka baragwirirana, urugerero bararuta. Bamaze kuruta ababembe bagenda bakuyemo utwo babika, barariye barahaza batarikiye inkuru nziza, ntabwo tuyigumana hano nubwo batatwemera ko twinjira mu murwa, nimuze tujye kuvuga inkuru nziza. Umuntu w'Imana yari yagize gute? Yari yabivuze, yavuze. Imana yavuze, ntawe uhagarara imbere yayo. Haleluya. Imana yavuze ikoresha ibyo abantu basuzuguye, ibyo abantu bataye kugira ngo igutabare. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma wa mugaragu rero, iyi nkuru muze kuyisoma mwitonze, ndayicamo gatoya gusa kugira ngo mwumve icyo Imana ishaka kuvuga natwe uyu munsi. Ndegera ngo mbahamirize ngo Imana icyo yavuze kuri wowe ntizivuguruza. Naho imyaka yaba myinshi, naho abakurwanya baba benshi, sinzi niba kanarigeza kukababwira. Hari umuntu umwe wigeze kumbura n'abaye mu katejiste, ndi umwari muri kanisa, haravuga ngo mwene kanaka abaye imbwa atyo bingeraho ndababara, ntabwo ubundi ko ndi imbwa y'Uwiteka. Bajyaga bambutira mu kabari, none uyu munsi mfite data wa twese wo mu ijuru, ndi imbwa ye, imbwa ifite shebuja ijyaho yege kumuriza. Yego. Muzayicunga imbwa ifite shebuja, yibonye ibikomereye iraza agashikirizo kuri shebuja, ikajya shebuja akakirukana, imbwa igakomeza urugendo. Ntabwo mubizi se? Ntabwo mwabaye ahantu habimuka. Iwacu habaga 3. Ndavuga ngo imbwa ifite shebuja, bitawuzayishira umurizo nanjye nkataka. Indakonde. Haleluya. Amen. Hanyuma Imana iza kumpumuriza ngo bakwisimbwa, humura nzabana nawe. Iki ngiki Imana yavuze aha hantu, jewe ndi umugabo wo guhamya ibyo ngibyo. Hanyuma umuntu wanyisimbwa mu minsi yashize, ntarabona umupastori uze ndi umudikoni, yaransanze kuri diocese turahoberana, nguraho nyakubahwa. Ayo ndavuga ngo uyu nguyu se wisimbwa nyakubahwa we niki. Haleluya. Amen. Bareke bagufateho ijambo igihe cyabo niki, ariko igihe cyo gutabarwa kwawe ntawe uzabasha kuguhagarara imbere. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi bimaze gusohora, ndagira ngo mbabwire, hari amagambo twigeze kugana mu minsi ishize. Yeremiya yabwiye Tobiya na Sanibalati na Geshemu, yarababwiye ngo muri Yerusalemu nta mugabane muzagiramo, nta n'iki, nta n'urwibutso. Muzarebe, hari amazina y'abantu bubatse mu gitabo cya Nehemiya, bagenda babandika ngo umuryango wa kanaka ukora ibi, umuryango wa kanaka ukora ibi, ariko umuryango wa Tobiya na Sanibalati n'abandi ntaho bagaragaye, ntabwo bibutswe. Niyo twebwe tubibutse tubibuka mu bibi, batubera urugero rubi rwo kutizera Imana. N'uyu mugaragu niko yabyamugerekeye, afite atari kuko hari abantu bajya bahinyura imvugo y'Imana. Niyo mpamvu natangiye kare mbihaniza, ntimugahinyura imvugo y'Imana, ntimugahinyura ibihanurwa. Oya, mugundire byose, mushishikarira iby'urukundo, mukuremo ibizima, ibitagufite umumaro bireke. Habuze umuntu niba akubwiye ngo Imana ikugiriye neza, ubundi washaka bigutwaye iki? Washaka se kavuga iki? Aza kukubwira amagambo atagira umumaro. Oya, Yesu ashimwe cyane. Amen. Ari magambo y'ibyabaye Samariya, niyo magambo ngira ngo babwire ngo uyu munsi byo Satani yazengurutse wawe.
ukabona inzara yateye iwawe, ukabona impagarara zateye iwawe, ndagira ngo mbabwire ngo kuba muri uyu mwanya si impfabusa. Uyu ni umwanya wo gukingura ya marembo. Hari ababembe Imana igiye kohereza uyu munsi kugira ngo ibyacu bikingure. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Njye nibuka mbabwire bene data, iyi Mana nimuyiveho, iyi Mana nimuyireke, ifite uko yikorera. Data wacu murumuna wa papa niwe mukuru w'umuryango usigaye, kuko papa niwe wari umukuru w'umuryango arapfa, bamusigira ubwo butware. Njye gushaka twamaranye amasaha 9 arimo anyigisha ko ngomba kwica ubukwe. Amasaha 9 ararangira, nkajya mubwira bigeze mu gitondo amaze gutaha, ambwira mama umbyara, ndamubwira ngo genda ububwire ngo Imana ye ntimwemerera kubyica. Arangira avuga ngo asifiwe, narinzi ko ari we muntu umwana muzima mfite mu bana nasigaranye, kandi murumuna wanjye wabyara witwa Godson, atabo bana babiri nibo narinzi ko ari abana bazima nsigaranye, none nasifiwe arambereye ikigoryi. Mama ngo so wanyumva amagambo yavuze. Ndamubwira nti mama, aho data wacu atari, aho abavandimwe banjye batari, mfite Imana, kandi Imana igira abantu bakagira ibintu bazabinzanira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Maze kumubwira ayo magambo, nimugoroba ngiye ku rusengero bampa amafaranga ngo genda usiga irangi, ngo nta hantu hazava umukwe hadasize irangi. Ndaza ntangiye gusigisha akarangi, haciye iminsi 3 data wacaje asanga irangi barisize, bazana nako si bininde wabikoze, ngo ni wa muhungu wawe wabikoze. Amafaranga se yarambwiye ngo afite Imana, Imana ifite abantu bakagira ibintu bazabimuha. Haleluya. Amen. Ati mbona sinyisheke 1,000. Ati ngaho nanjye igenda. Haleluya. Amen. Iyi Mana niba yavuganye nawe wibisiga. Ubu nuko ntazanye agenda yanjye, ubundi ndayigenda nkandika. Yambwiye amagambo akomeye. Hari igihe nigeze kumva kuko nabaye ukomeye, isomye muri agenda nikubita hasi. Yambwiye ngo ngiye kukugirira neza, nurya ugahaga ntuzibagire. Nari ntangiye kujya ngenda mu modoka nanjye negamiye gutya, ndavuga rero Mana, aya mababa yacu. Yacu usubize ku karago, kuko niho twavuganiye. Yesu ashimwe cyane. Niho twagize gute? Aho wavuganiye n'Imana ntukahave. Wabona byinshi, wabona bikeya, aho wavuganiye n'Imana ntukahave. Elisa ibi yavuze byasohoreye hahandi Imana yavugiye. Kuko uyu mugaragu yabwiye ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Igihe baba beme bamaze gutangaza inkuru ngo habaye umuvundo w'abantu, wumve mu muvundo w'abantu Bibiliya iratubwira ngo wowe wenyine niwe bakandagiye, baramuribata wenyine, bari basumwe Imana yavuzeho, abandi bikomereza ntagira undi ugwa hasi ngo bamuribate. Iyi Imana yakuvuzeho naho hahaguruka intambara zimeze gute, birasohora. Haleluya. Amen. Nikubwira icyiza ujye wishimira, nikubwira igikomeye kwibwiye ngo muri iki gikomeye uzakindindiremo. Yesu ashimwe. Amen. Nagaruye ubwenge hanyuma hari iminsi mwambuze kuri groupe Isoko y'Umugisha, murabyibuka? Ye baba we nakubiswe n'akantu. Aba bantu ibi bintu ni ibiki? Ariko nikako Imana ngiye kukwigisha iki? Imana irangije iranseka. Narababwiye hari. Nagiye gusenga Imana iranseka. Ngo ye baba we, mbega umuhungu w'ikigoryi. Ngo mubwiye ngo ngiye kukwigisha umuntu, ngo wakwiga umuntu ukamumenya. Ngo dore mwana wanjye, ngo urabona ibintu byose bishashagirana, ngo ukabona ni byiza. Ngo ubona umuntu akiri kure yawe, ngo ukabona ni mwiza. Ngo ukakomeza kugenda kuri bwa bwiza wabonye. Ngo nkwigisha ibintu ntiwamumenya. Haleluya. Amen. Yanga mushyizeho iherezo. Yesu ashimwe. Amen. Ariko nari nagize ubugoryi bumwe bwo kutabwira Imana ngo kino gikomeye uzakindindiremo, uzampagarareho, nzibuke rya sezerano wavuganye nanjye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndagira mbabwire ibintu 3 biranga umuntu w'Imana. Ikintu cya mbere kiranga umuntu w'Imana ni ukwihangana. Ni ukwihangana. Baguhagurukiye,
bakwanze. Elisa arihangana aravuga ati yewe hari icyo mfite ijambo ry'Imana yavuganye nanjye ko ndi umuhanuzi w'Uwiteka, kabone nubwo umwami aje ahagurutse ntacyo ari buntware, kuko Uwiteka yagize gute, yavuganye nanjye. Erega reka mbabwire, si twebwe Imana irinda amasezerano ari muri twebwe kugira ngo igihe gikwiriye izayasohoze tukiriho. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya mbere rero kiranga umuntu w'Imana ni ukwihangana, kubera ko impamvu bigomba kubaho ni iyihe. Icya mbere uba weze imbuto y'umwuka wera. Icya kabiri ni isezerano Kristo yaduhaye ko dukwiye kugira, kuko mu Musasome 17 Yohana avuga ngo ntimurabisi ngaba nk'abasabisi, ariko data ngo sinkubwe ngo bakure muri yo, ahubwo nkubwe ngo barindire, kuko yari abizi neza ko muri yo tuzarwara, tuzapfusha, tuzasonza, tuzakena, bazatwanga, batuvuge nabi kuko tutarabiki tutarabisi. Ariko aravuga ngo barindire muri yo. Ifite ubushobozi bwo kutwimura, ariko byari bikwiye ko tuguma muri yo kugira ngo dutangaze inkuru nziza y'agakiza n'abataramenye Yesu bagire gute bamenye. Haleluya. Amen. Iki kintu cyitwa kwihangana rero gituma ubyimbuto ya kabiri yitwa kunesha. Kunesha buriya reka mbabwire, nubona ikigeragezo cyakunesheje uzamenye ko wabuze imbuto ya mbere yitwa kwihangana. Rimwe icyo gihe nababwiye ndi umukategiste, Imana yankoreye akantu keza ndayishima numva mu mutima wanjye ngize kwishima, kandi ninkababwira muri ikanga murumva atari keza. Imana yarafashe amapantaro nayimvanye kuri kaminuza yose acika mu maguru, ndagenda ndayadodesha ntafite ubushobozi bwo kugura ayandi, ku buryo nahisigaye nicara nk'abadambuza uku. Noneho umunsi umwe njya mu musozi ndavuga ngo Mana ntiwamara amapantaro ingota uranyibira ikimyenda, ndatandaraza gutya ndavuga ngo reba mu maguru yanjye harebe, kandi wangize umukategisi ubu abakristo nibarebamo hano bazagushima. Imana irambwira ngo kano ndakano mbona agashishi, irambwira ngo ako gashishi gakurikiza ijisho, karazamuka ku ibuye kahagararamo hagati, karakomeza karenga ibuye, karatambika, karamanuka, karigenda. Wakabonye nakabonye. Ntiwari ufite ubushobozi se cyagiye kana niba hariya bwo kugaterura ukakageza ahantu hagenda neza? Ntiye nanjye nukomeze kuri wowe mu musozi ndava Mana ndataha. Ngeze mu rugo muri kamabwire y'Imana yagusezeranije ikintu cyiza, Satani imbere yaho gato yazana kandi kantu kakubeshya kari ya mpano yawe kandi atari yo, kugira ngo uteshuke udafata impano yawe ufate iyo Satani yaguteze. Hari umugushiti yagera umudirecteur w'ishuri ahita ampamagara, hari kwa gatandatu mfite amasengesho yo kwiriza ubusa, harampamagara arambwira ngo yewe ngo twumvise ko wakijijwe ngo mvaye tuguha akazi. Ndagenda ngezeyo hari ikizamini cy'akazi, arambwira ngo vuye gutwega ikizamini yagira umuntu ugutsinda. None narakijijwe sinkopera ngo naho mubera ibigoryi, niba uyu mwanya ari uwanjye Uwiteka arawumva, niba atari uwanjye ntawampa. Yesu ashimwe. Hanyuma ndinjira nkora ikizamini koko mu wa kabiri bashaka umwe, baraseka bakajyana bagaseka, ikigoryi bigezaho ndataha numva umutima wanjye uranyuzwe pe. Ya mapantaro ameze ate? racitaguritse. Urebye urabona nyine ibi, kandi n'abandoderaga nabo rwose sinzi uko byagendaga, bashyiragamo ikiraka cya kintu kiremereye kimwe kitabasha guhishika. Sinzi niba mwarambaye ipantaro zidoze mw'abantu b'Imana mwe cyangwa umwenda udoze, hari ikiraka kiba kiremereye wanagenda ukumva kirakubangamiye, bakagicishamo indodo inshuro nyinshi kugira ngo gifate. Niko byabaga bimeze. Ndataha ndabyibuka hari kwa gatandatu kuwa mbere hari ishuri ry'abayisilamu rimwe nababwiye navuzemo Yesu bakanyirukana. Bampigishije uruhimbi ngo babaranye ko hari umwarimu w'umuhanga ngo mu Cyongereza n'igiswahili ngo wibasifiwe. Naragiye bampa ibizamini bampamo n'ikintu banabagiye ntabwo nizi imibare, sinjya nkora imibare. Bati ihangane ukore bino ntacyo.
noneho hahandi bagomba kumpemba 40, hahandi nari nakopeye, nagomba gukopera, bagomba kumpemba 40, ahandi bagomba kumpemba 80, aho ha kabiri. Urumva Imana idaborinze ibyo nagomba kujya kwiba, impa ibindi bikubye kabiri bya bintu. Nkigera muri cya kigo Imana yaziransanga kuko najya ngira amasengesho y'imisi 7, nabibabwiye Imana yagiye inkubita amasengesho y'imisi 7, nkagira amasengesho y'imisi 7, abayisilamu bajya gusara nanjye nkajya mu kumba nkikingira, bakavuga Allahu Akbar, nanjye mvuga ngo Yesu uri umwami, ndakwinjiza ahantu ukora ibintu bikomeye, imyuka yabo ntangira kwibangamira. Hanyuma nkigera Imana yanongeye kukwambika. Amen. Badutumaho hano i Kigali harakwa Kadafi, batubwira ngo tugiye kubahindamukanira umwami, buri muntu bamuha $200 atabarirwa ku mushahara. Ndimo ntaha Imana yanga ngo mwana wanjye, bariya bose bakugendeye mu bitugu, navuganye nako nzakwambika. Haleluya. Amen. Ndagenda nakora costume tubiri n'inkweto n'utundi twe abantu, ndagenda asa neza, nagenda bakavuga dore mwarimu wacu w'ikanisa, baranguriye se Uwiteka wenyine. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndagira ngo mabwire icyo Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa. Hari igihe tuba dukwiye gukora amasengesho y'impuruza, ikintu iyo cyakurambiye wibeshya Imana. Nkunda Dawidi mu mazaburi, Dawidi agira akavuga ati ku Mana, ibi ni icyo ukora, urantiza aba bantu bari bakwiye kumvuga hose, bari bakwiye kunshinyagurira, ni wowe wenyine nizeye, ngaho bankura imbere. Haleluya. Amen. Yewe Imana yacu nishimye. Erega turi mu rugamba, turi mu rugamba, kandi komando wacu ninde? Ni Yesu. None se niba wabuze taktike z'urugamba, kuki utajya kwaza shobuja umugwita ko byancanze? Sinibagiwe ibyo nababwiraga, imbuto ya mbere yitwa kwihangana, kubyara kunesha. Imbuto ya kabiri ni ukwizera mu buryo bufatika. Kwizera mu buryo bufatika. Nkube nk'uyu mugaragu w'umwami, uyu yaravuze ngo mbivuze mize wumva uko Uwiteka avuze, undi ati ariko naho ijuru ryakinguka. Kandi bavuga ngo naho ijuru ryakinguka, ubwe yarazi amateka ya Isirayeli uko bari Imana mu butayu. Yesu ashimwe. Amen. Yarazi neza ukuntu Imana yagiye ibana n'Abisirayeli. Nimusoma yarazi neza ukuntu Imana yakijije abantu mu buryo butangaje. Iki gisonga cy'umwami nticyari kizi uko batamba ibitambo se, nticyajyanaga n'umwami agiye kureba abatambyi ngo batambe ibitambo? Yarabizi. Iki gisonga cy'umwami se nticyari kizi ibyo Eliya yakoze? Bari babizi. Ariko yibagirwa ko avuze Uwiteka Imana Nyiringabo. Kwizera gufatika. Kwizera gufatika niko kubyara imbuto z'uburyo bwinshi bw'imibereho yacu buri munsi. Uko kwizera niko gufungura amasezerano yacu. Niyo muzi ko abantu barambirwa iby'amasezerano, muzareba abantu benshi baraguye kubera amasezerano. Yavuze ibintu yabikoze, yavuze ibintu yabikoze. None se ko Imana ivuga ngo ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, wowe warabikoze? Yasezeranije umugabo, yewe ngiye kwishingira, genda nyine. Imana niyo igitanga ibyo bitafatwa, ijye bitanga. Oya, umwana hari yazengereza umubyeyi akamuzengeza mama fatwa, siko bajya bavuga fatwa, akamuhereza mufatwa. Hari Imana igibikora? Oya, Imana irakugoragoza kuvuga mu mwana wanjye ndacyagutegurira ibifatika. Amen. Witinya. None ugomba kugira bya byiringiro, kwa kwizera kuzuye kudakoze isoni. Amen. Icya gatatu kiranga umuntu w'Imana, kabone nubwo amasezerano atinze, kabone nubwo wizeye ukabona bitarimo bikunda, ni uguhagarara ku isezerano ry'ukurumarago w'ubugingo. Ukavuga ngo mu isi n'ibidakunda, yego, mu isi n'ibidakunda iwacu nzaruhuka. Haleluya. Mu isi n'ibidakunda Yesu azangeza yanduhure. Hari umuririmbyi w'umwongereza w'umunyamerika yararirimba avuga ngo iyi si ntabwo ari iwacu, ngo this world is not my home.
ngo I am just passing through, ngo ni inzira nyuramo, ngo abamarayika barantegereje. Haleluya. Abamarayika bagize gute? Utahi umwana utahi wabo rero abanyarwanda baca umugani ngo ntabara iminsi, sibyo? Umwana yaje iwabo inzira yaba ndende yazamuka cyane, abazi ko agiye hehe, kandi iwabo w'umuntu ntihajya haba habi. Ngiye nafite umukozi iwabo bafite ubuzima bubi pe. Umwana yaje iwanjye yirabura nkahangaha, umwana tumarana amezi yagera mu 11, arabyibuha kaba agakobwa k'inkumi keza gasa neza. Igihe kigeze karambwira ngo ndashaka ijya iwacu, kandi babonye gute? Baraburara barya baciye ijoro, ariko arashaka kujya hehe? Kandi ageze iwabo yumva agize amahoro kuruta kwa pasitori aho yari ari. Iwabo h'umuntu ntihajya haba habi, iwacu kwa data mu ijuru ni heza. Iyo bya bindi bidakunze rero ugira ibyiringiro by'isezerano ry'ubugingo buhoraho. Iryo sezerano ry'ubugingo buhoraho rero rigufasha kunyura mu mahwa y'iyi si. Claudine aza tubwira atinya gupfa. Iryo sezerano nicyo rituma duca amazi urupfu. Iryo sezerano rikubwira ngo humura, ngiye gufata akuka gatoya nkavaneho uhita ubona ubwiza bwa data twese. Muri indirimbo ya 418 yavuze ngo niho nzakumenya nk'uko nzi mukiza, ngo nanjye niratira imbere yawe ko tuzajya ko tuzahorana. Haleluya. Amen. Erega tubabwire Imana niduha amafaranga izayaduha, ariko hari igihe tuzaba twayabuze turi mu isi. Imana niduha icyubahiro izakiduha, ariko ntizakiduha ku rwego umuntu wese wo kwisa twubaha, ntituzabura abadusuzugura. Imana izaduha ariko iduha ibidukwiriye, izaduha ariko ntitubura birantega mu rugendo. Ariko isezerano rya gatatu, isezerano ry'ubugingo buhoraho, nicyo kintu gifite agaciro. Nicyo gituma abagenzi dukwiye guhora twiyeza kugira ngo tuzabe nk'uyu mugabo, ngo batubatire ku marembo abandi bataha. Yesu ashimwe. Amen. Mama umbyara yapfuye inshuro 3 arapfa, pe baramubika. Papa yari akiriho, papa akajya amubwira ati rega ntuzapfa mbere yanjye. Akamubwira ati wowe nubwo urwaragurika ukaremba ukagera kure, ati njye nzataha mbere yawe, ati kandi sinzataha abana banjye bo hawe ikigwa muzigo. Niko muzehe yamubwiraga. Papa yari umupasitori nawe. Sinzataha abana banjye hawe ikigwa muzigo. Mu myaka 11 mbu umunyamafuti ukomeye 14 ukomeye, ariko papa kaza akamubita ibiti yarangiza akanyicaza akabwira abakuru bati mbikura ni mumureke nguriya mwese muzamukira. Kubera ko papa yajyaga asenga Imana akamubwira ngo uriya mwana azakuzungura, agacishika akanyihorera. Muri ibintu bisa navuga ngo acte prophétique, nakoze acte prophétique ku buzima bwanjye ntabizi. Umunsi papa wanjye apfa tugiye kumushyingura, bakuru banjye ntibabikoze n'igihe babikoze, mfata imyenda ya gipastori ndaga ni mwe muretse iyi myenda tubanze dusigane ifoto yayo twe kwishingura. Ndayambara yose, nambara gipastori ndenzaho ngaho ni mufoto foto. Imyenda nivana mu gisubiza nyirayo, ariko mbaniraburiyeho wa muriro wo gukorera Imana. Wa wundi umwe yajyaga ambya ngo kari mu kareke. Muri bakuru banjye akajya bose bandusha imbaraga, n'abasore bifatika. Akajya yabwira ati rero kariya uriya ni boss, yanyitaga boss. Cya kindi Imana yakuvuzeho ikikuvugaho mu rwisha abantu bataribona, ariko igisohoye abantu barabibona. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndiyambabwiye ngo bimwe muze yavuga niko biri. Sindi umukuru w'umuryango, ariko ntabahamagaye. Umukuru w'umuryango akabahamagara ntibaze, ariko yo mvuze baraza. Iyo ntaragera aho ngaho nta gikorwa gikora, barategeza kandi barantegeka ngo ninze nambaye kora, nafunze nk'umupastori kugira ngo atande kandi nige bucura muri bo. Bataza kundeba nka bucura.
njya ntangara yo wampamagara hamwe ngo pastor iwacu kwa mama na papa ntawe utinyuka kumpamagara mu izina ni pastor. Haleluya. Amen. Reka nsoreze kundi rugero rumwe kubarambira, ariko ngira ngo bakomeze mu byo twizera. Ngira ngo bakomeze mu byo twizera. Imana ni iki uvuge ngo navuganye n'Imana ishobora byose. Haleluya. Nishaka izakubwira ngo dore umuntu wawe ni muzima, bamaze gushyira agasanduku uzavuge ngo icyo uvuze ni ukuri. Kuko mu buryo bw'umuco uvuga ngo umuntu wawe ni muzima yamaze kugera mu bwami bw'ijuru. Ikakubumura nta mucyuye na mutahanye rwose. So mama rero ibyo nabwiye bapfuye gatatu mu minsi yashize twigeze kuganira ngate ko mwana uzi ko ugiye ngeze ku mwana y'ijuru. Byageze bite? Yari afite inda y'umwana uheruka ivamo, ariko urabona ni kera bamutwaye mu ngobyi, nta ambulance zari zihari, nta n'imodoka, bakubise umukecuru yari akiri muto, bamukubise mu ngobyi baramutwara kwa muganga. Kwa kundi bamucugusa inda umwana apfira mu nda. Ageze kwa muganga, agiye kwa muganga ari muri koma. Bagiyeho bakusa uduserumu bagize bate, we uko rero yakagiye muri koma atangira kwibonera yanga ati narabaje mbona inyenyeri z'ubururu n'icyatsi. Maze kubona inyenyeri z'ubururu n'icyatsi mbona ahantu haratamurutse. Ati mbona umuhanda muremure, aturi mu twatsi twiza twishinge. Mubona hari ukuntu ubwatsi busa neza yo busa nkaho butangiye nko kuma ariko butanumye ku buryo waka mbese. Ati mbona abantu heza, ati mbona undi muntu uri imbere ku marembo. Ati ariko ngezeyo arambwira ngo mbe anyereka ahantu anyereka, ariko umuryango umwe yanga kunkingurira. Arambwira ngo subirayo igihe cyawe cyo kwinjira ntikiragera. Ati amaze kumbwira ngo subirayo, ati nsanga abaganga barimo baraniga inzara. Aho abandi bahangayitse, we yashakaga yakomeza amubwira ngo wankingure ntigendera, wankingure nkareba hari ahantu kunari heza. Yesu ashimwe. Amen. Rimwe ndagira ngo mbakumbuze umva gupfa yewe gupfa n'umugisha ku mukristo w'ukuri. Amen. Haleluya. Amen. Kuko abaruhutse imiruho n'imihati aho rero ni iwacu. Hari abaririmbyi bo ku Gisenyi baririmbye ngo nta bituro bibayo, nta mazu y'abarwayi ahari, nta kurera imfubyi bihari, ngo tuzahora dufite umunezero. Yesu ashimwe. Amen. Kandi reka mbabwire, nimusoma Bibiliya neza, sinjya nsoza ubutumwa akakantu nkakavuze. Yesu ageze mu ijuru mu Baheburayo mu gice cya mbere yuko umurongo wa 4 bavuga ngo ahabwe izina rito n'amazina yose, barabaje bamuvuga bati we oya tuza tubanze tukubwire uzanye imbaraga zizura abapfuye, hano nta mupfu haba, niba banze bazikuvanemo. Uzanye imbaraga zikiza abarwayi, hano nta bitaro bihaba. Uzanye imbaraga zirukana abadayimoni, hano twera twese, niba banze bakumaramo izo mbaraga. Bamaze kuzimumaramo bamuvuga ati rero jya aho wagenewe, kuko uragomba guhabwa ikuzo wagenewe. Ariko izi mbaraga hari abahungu bari i Yerusalemu babwiye ngo barazikeneye, ziboherereze barwane n'abadayimoni, barwane intambara kugira ngo igihe gikwirira bazaze bicaye uruhande. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. None se Bibiliya ntibihamya iyo dusomye mu gice cya 7 cy'ibyakozwe n'intumwa, igihe bateraga amabuye Stefano ngo yararamye arebye mu ijuru nta muntu usa n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bwa Data wa twese, yiteguye kwakira umunyacyubahiro witwa nde? Stefano. Arangije aravuga ati yaba mwe muzi ko mu transfer nimugire vuba nigendere, ariko mama ubabarira aba bantu kuko batazi icyo bakora. Rimwe rimwe nimureke ibitugerageza bize kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Nimubireke bize, inzara zitere, intambara zitere, abatuvuga n'abatuvuge, ariko igihe gikwiriye tubone ubwiza bw'Imana. Amen. None se Bibiliya ikubwira ngo nzagendana nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, uzaba utayinyuzemo se? Bibaho se? None se waca mu migezi ntutote, waca mu muriro ntunanuke n'umwotsi, ntubabuke, nuca mu muriro ntuzashya.